yangu natwe mu minsi imbere tuzamusana. Yewe uriya ni shangazi wanjye akurikira kwa kane. Mu by'ukuri shangazi mu muryango wacu yatubereye intangarugero, yabaye ikigwari, mbese yabaye nk'umugabo mu muryango wacu. Mu by'ukuri shangazi ntabwo agira ikibazo ngo babure kugeraho. Shangazi ntabwo yabaga warwaye ngo babure kuza kumurwaza. Shangazi yadukoreye ibintu bikomeye mu muryango wacu. Turahomba ariko turabizi ko kizitari kugoma, kandi turabizi ko kizitari kuyahumura. Amena. Rero mu by'ukuri shangazi namusize muri Afurika, niwe ndaza naje mbere, shangazi araza aza hano. Twagira amahirwe yo kubonana umwaka ushize, mbonana na shangazi twagize ikibazo n'ubikongera kuzwa n'ikibazo nk'ubu. Shangazi umutwaro yavuye, shangazi za mu rugo turabonana. Rero ubwo Imana yashatse ko nongera kubona shangazi akiri muzima, ndamubona. Mu by'ukuri nabiteguye kenshi kugira ngo nze ngere hano shangazi arwaye mubone, ariko ntabwo byakunze kubera ko umuteguro w'Imana wo ntabwo wawumenya, kandi Imana yo ntabwo igitegura n'ibyo dutegura. Twe dutegura nk'abana b'abantu, ariko Kristo we agategura ibyo ashaka. Kristo yashimye ko ngera hano ko shangazi yatashe, maze kumubona atakiri muzima, naramuvuganye nawe, ariko mu byose tugomba gushimira Imana. Rero mu by'ukuri ikintu kimpagaritse hano cyane si yemagukijwe no gushimira Bofu. Bofu yadukoreye ikintu gikomeye cyane cyane cyane. Bofu yatubereye aho tutakagombye kuba, arwaza shangazi nk'umubyeyi we, ntabwo yamurwajije nka Nyirabuka. Mu by'ukuri yamurwajije nk'umubyeyi we, kandi amwitaho mu buryo bwose. Gusa njyewe yanekereza ibintu Bofu yakoze numva bindenze, kubera ko nawe mu bwenge bwawe nta hantu wabitangirira, nta n'uko wabona ibi byusubiza. Mu by'ukuri Bofu, gusa Imana izamuha ijuru, twese tuzahurire mu ijuru, kubera ko imirimo wakoze usigaye ntuzagere mu ijuru ngo duhurire, cyaba ari igihombo twaba duhombye mu muryango wacu. Kandi mu by'ukuri Bofu, ibintu wakoreye shangazi asize muhire, muri kumwe. Twebwe turi kure, ariko wowe muri kumwe, wowe na Binamu muzamwiteho, nabananira muzatubwire, ni mu muhanda wenda yakoze ikibazo, yakoze icyaha, mukamuhana wowe nk'umubyeyi we. Wowe singufata nka Bofu wanjye, gusa ngufata sinzi uko urugero namushyiraho. Wowe muhire uzamufate nk'umwana wawe uko wafata Ganza, nakora icyaha uzamuhane nka Ganza, nakunanira uzaduhamagare nk'umuryango, natwe tuzagutabara. Kandi haba mu bibazo tuzaba turi kumwe nawe, haba mu byiza tuzaba turi kumwe nawe. Uyu mureba hano musaza wanjye arangije ibyumweru ntabwo yari yarangiza nk'ukwezi aje. Ubwo nawe Imana yagize neza kugira ngo aze abone ku murambo wa shangazi. Mu by'ukuri rero Imana yarakoze kubera ko yamuzanye. Uyu nawe ni murumuna wanjye,